Ku munsi w'ejo hashize ku itariki 24 Gashyantare mwaka wa 2026 mu karere ka Rwamagana umurenge wa Muyo habaye iburanishwa ry'umugabo witwa Karamage waburanishwaga ku cyaha cyo kwica umugore ndetse n'umwana. Uyu mugabo yahagaze imbere y'ubushinjacyaha yemera icyo cyaha rwose abivuga ko yabikoze, no mu byakura amarangamutima y'abari bahari baramugaya cyane. Muri sosiyete nyarwanda cyangwa se ku isi muri rusange biragoye ko umuntu yica cyangwa se akora icyaha cyo kwica cyangwa kuvutsa ubuzima mugenzi we ngo hanyuma igihe yafashwe abyemere yeruye 100%. Gusa uyu mugabo yivuze yivuye inyuma aho rwose yabazwaga ibibazo akabisubiza nta kuzuyaza. Bisa n'ibitangaza kwemera icyaha. Kenshi na kenshi kwica ni kimwe mu byaha ndengakamere bikunze kuba mu isi cyangwa se mu buzima bwa muntu. Gusa abikoze kenshi na kenshi akunda gutanga impamvu ndetse n'ubyemeye ntabyemere neza ngo yerure. Biri mu bintu byatangaje abatari bake cyane cyane ko abenshi na benshi bamusabiye kugabanyirizwa ibihano nyuma y'uko yemeye iki cyaha rwose nta kuzuyaza. Gusa igitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda nicyo kigena igihano giha umuntu bitewe n'icyaha runaka yakoze. Amarangamutima n'ibitekerezo by'abantu ntabwo kibigenderaho. Iyo umuntu akoze icyaha rimwe na rimwe haramusabira imbabazi, abandi bati nagumemo cyane cyane abo ku ruhande rw'uwo yahemukiye biragoye ko bamusabira imbabazi kubera ko bifuza guhabwa ubutabera bw'umuntu wabo wenda ashobora kuba yavukije ubuzima. Uyu mugabo witwa Karamage wishe umugore we n'umwana yivugiye ko yamutemaguye ndetse akamutema mu buryo budasanzwe ndetse akica n'umwana. Biri mu bintu byakuriye amarangamutima y'abatari bake, abari bari muri uru rubanza barababaye cyane. Mu ngo zo mu Rwanda amakimbirane muri iyi myaka yafashe indi ntera aho abantu basigaye bicana umusubirizo cyane cyane bapfuye imitungo, cyane ko uyu mugabo yivugira ko we n'umugore we bapfuye amafaranga 500,000 by'amanyarwanda. Biri mu bintu byabaye intandaro zo kwicana bikarangira uyu mugabo akuyemo umugore umwuka ndetse akica n'umwana wari usigaye. Imibanire yo hanze aha imaze kuzamo ibibazo bikomeye cyane, ahanini bituruka ku mitungo, bituruka ubwumvikane buke bushingiye ku mitungo hagati y'abashakanye cyangwa se ababana. Rimwe na rimwe bashaka gupfa amafaranga menshi cyangwa bagapfa amafaranga make biterwa n'agace cyangwa se n'imitekerereze yabo. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda ikomeza ishishikariza abaturage kwitwararika ndetse no kwitwara neza mu gihe bari mu mibanire cyangwa se babana, cyane ko kubana ari ukwihanganirana. Ntabwo umugenzi wawe yagukorera ikosa wanyuma umubone mu munyabyaha kandi nawe uri umuntu ukosa. Rimwe na rimwe bisaba kubabarirana no kwihanganirana. Uyu mugabo rero hamwe n'iki cyaha yasabiye gukatirwa igifungo cya burundu. Gusa bamwe mu baturage bashyira mu gaciro ndetse bari bahari batangaje yuko bibaye byiza uyu mugabo yakatirwa imyaka 20 byibura hanyuma akazagaruka mu buzima busanzwe hanyuma agafatanya n'abandi kubaka igihugu. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Niba uri mushyashya uhageze tubonane mu nkuru itaha.